makuru ururyamye ego ko nariryamye ahubwo no ndagukanguye ko barangiraganze umuziki wawe sigereza neza ndagerageza ahubwo nanjye uzayigishe papa nzakwigisha nimbura umwanya umeze neza ndimo ndabyiga nanjye aya ntabwo uri kubyiga wimbeshye aho ngaho ndimo ndiga urumva ko mbizi ngaho ushaka iririmba hano ingora ntabwo nayimenya ahubwo wowe ndirimbira nacurangira indirimbo ngiye gucuranga ujye uvuga indirimbo sibyo iyo ngiye gucuranga uze wumva umurya uhita umbwira indirimbo gucuranga kamwe nyaruka nyarukirayo mwumvishe neza utishutiye tamaso yakubonye abona uhise atiniwe iyo ni ya mama wawe umeze neza umwana ari he yagiye muri kuru yagiye muri kuru yego mujye mukora kuru cyane ariko akongera agenda mbona byamucanze ariko nzajya ngerageza nshyiremo imbaraga ushyiremo imbaraga ikintu cyose ni imbaraga sibyo iyo utagishyizemo umwete n'ubushake n'imbaraga ntabwo ukigeraho sibyo niyo umuntu yihatirije ibintu cyane oya iyo ukoze ubwonko bukananirwa uraruhuka ariko ugakomeza sibyo ubuzima buri imbere ni ukwiga sibyo ntacyo muzageraho ngo utize sizoro rero bishabuka ngo mu myaka iri imbere umuyede azaba yararagije cyane niba isigana ibi byose tubona uyu munsi twe ntabwo twabibonaga ubwo ngenziga na masters mbo mufundi cyane rwose amafundi hari ababyiga hari n'abandi biyaranja gusa ariko kandi byaba ari impano y'umuntu nyine ayifite nabi reka nitabuye umugabo muraho neza amakuru ni meza amahoro meze neza sawa nta kibazo yego mutuye inaha namwe se ntuye inaha hirya hariya gatoya aho inyuma se hirya y'aka kantu kari hariya kandi nanjye ariho ntuye noneho turaturanye cyane ni amahoro se ni amahoro ndakubonye mu gasiporo hepfo aha ngaha mpita mbona ko nawe uri hafi y'urugo ni amahoro na burya nawe utuye hariya aho nkata kuri iriya korosi nkazamuka kuri iriya nturusu turi abaturanyi ni uku i Kigali tubana harya ko binyanye bimeze neza nta kibazo ese reka duhane nomero tujye tuvuga ni kangahe 078 3 3 3 4 6 4 6 3 1 yego kuva uri hariya biroroshye tuzatuvugana urambika ndayibona yawe yego ndakuga nta kibazo nitwa Rwamahe sawa nanjye nitwa John yego urakoze John sawa umunsi mwiza yego namwe yego akazi k'umuntu urabona ko gakora kira bugacya umunsi n'umwe ndabona karangiye ko umunsi noneho afuze byinshi cyane ndabona mu nzu iracyarimo biranarangira ariko nasabye amakuru kakwishe uzanye na gitari shana yihugiyeho
imyenda yose nifuza aka kanya. aha kasanga siko mbona wa mukobwa wanjye we nakamariye Yego. akigendera Ibyo ni akabana bajya kwiga baratembere. Simba n'uyirangije se? ibi birarangije ndumva asigaje bikeya. Shana ugiye mu nzu hariya muri salo hari akarimbo ndi kurepeta. Reka nagomeje nkumva Ajya kuririmbira wowe. ariko numvise urabishoboye. Nakuririmbire. Nta kibazo Ntabwo sinakamenya neza. ariko ntagukosora wajya ugomba wabyishe. Sinakugomwe ntacyo nakoze naruyaga muganisha w'ibyiza ngira ngo utunge utunganirwe na byose naragukunze urakeba kandi nakoze byose ku bwawe. Amakuru. Sawa sawa. Ni amahoro. Nanjye ndaho. Shinira mu kazi ndumva naniwe. Kagenze neza. Nta kibazo. Okay. Mwebwe se amakuru. Natwe tumeze neza. Mwiriwe neza mu rugo. Twiriwe neza nta kibazo. Abana bameze gute? Bameze neza bararyamye. Baryamye? Baryamye kare noneho ra? Ni byiza kuryamisha abana hakiri kare nyine kugira ngo babone igihe babyukira baze gusubira mu masomo nimugoroba. Okay. Ni byiza. Kuko iryo wambwiye byatumye wizera. Kanzakamenye neza. Yaragutya rero. Aho se ko numva ushoboye kuri. Ndimo ndagerageza shanza. Kurenza kuri kuvuga ngo uri muriga. Ndimo ndiga. Ariko uzabigere rubanda. Sibyo akazi se nyine mbura umwanya wo kwiga gitari nziza cyane aryoha. Nubwo abantu bavuga ngo umuziki ntacyo umaze ariko njye abatavuze ni natwe tutawuzi tutazi akamaro kawo. Umuziki uririmbye nkibagirwa gufura. Ndashaka kuza ndashaka se. Shanya vore kuruhuke shirigira vuba uruhuke. Nyine umeshe ni myinshi. Ndimo ndarepeta. Mfite turirimba kandi uko nguciriye mufite twinshi ariko buretse. Ndashaka kuza twicara ngataha kare nkaza twicara mu rugo n'abana twese tukaririmba. Ariko shira arakana mazima nanye mezi. Ndimeze bite se wanjye? Ndagira ngo umfashe rwose na shiri wanjye kumvikana. Umfashe nanjye nshaka akazi dukore twese. Kuko ntago wakora umwe ngo n'imibereho iki gihe nawe urabibona kandi sibyo. Kazi ndimo ndabitekereza. Erega suko nabitekereza. Erega no kuko nawe wicaye ahangaha usigara ahangaha kandi tuba dukeneye icyo kurya ni ikibazo. Ndabitekereza rwose ariko inzira nyine ziba zitaraboneka. Ariko niziboneka rwose ndimo biri hafi ko byose rwose biri hafi. Hari societe nshaka kugutereteramo nabonamo akazi. Hari umumanager wabo twavuganye ambwira ko harimo umwanya. Ambwira rero ko agomba kumpereza umwanya wawe. Ubwo rero nibyo ndimo rero ndi kubitekereza nubwo nakwihoreye ntugire ngo burya nanze gukubwira ibintu bitarasohora bitarajya mu buryo. Ariko kuva nawe ari ukubitekereza nzagerageza kose ubona akazi. Wumva shema kuri muri cyo kabisa mfashe ndagushimiye cyane. Nta kibazo. Ndagushimiye cyane. Mashubura kundi indirimbo cyane akuna gitari. Ariko se riya kumva wacuranze? Jona tuzi kunsanga hariya mucurangira akantu gatoye. Cyaje baruje gusura umukecuru. Arishima arasara ngo nzamwigishe. Ariko reka banze yigisha nibi bya mbere. Yewe rabukobwa se bambana imyigire ye. Bose washoje koko. Soza vuba rero. Ariko ni ukugira ukagize ukamfasha tukabicara. Shani ukuri nahugiye mu nzu. Ababyeyi. Kuba kano karirimbo ntago ndakanoza nzakurimbira neza kose n'abana turi kumwe. Yego. Shashi gira vuba. Ndasoje. Gira vuba. Sinkomeza. Ese bukadogo ni yashoje. Kankubarize mu gikoni. Aka byose byo mu gikoni. Iyo nta kibazo rero, wowe nukagira ikibazo. Si cyacu se si mu rugo. Akumuje si wanje se si gikoni cyane. Abantu bazavuga ngo raraguhaye mugani wawe abandi bavuga. Ntacyo bashaka kuzanyusha. Unagiye gushyirira mu isombe. Nta kibazo. Pfa kuyirya kangwa neza. Anika ibyo ngibyo reka ndebe sibyo. Kamaze kadogo bigeze. Ndebera
wituza ndashonje ndashaka no kuryama ariko yego nyarutsa rero nyarutsa reba uwo muhungu ko yasoje nawe mba mbona akazi kamuri hari ibintu maze iminsi nabwo numva by'abagabo nyine babaye iciro ry'imigani kandi hari igihe ngo uhamagara ukambwira ngo babaye iciro ry'imigani babaye iciro ry'imigani kandi hari igihe ngo uhamagara ukambwira ngo nguri ku kabari nyine ngo nguri ku kabari kwa runaka aho sheri nawe usigaye unywa inzoga ko nzi ko utanywa inzoga se kubizi naba narayinyoye ryari ntanjye ntabwo mbizi nakubazaga ibyo se wabyumviye he narabyumvishe rwose abagabo bafite imico itari myiza rwose nabo bantu bajya ku biciro ry'imigani nawe ubyumva abantu bose urumva ntabwo bafite imico myiza mbese nuko nawe wampamagara naguhamagara ukambwira ati ndahangaha ku kabari nyine kwa runaka nkumva ko wenda aho ngaho nabo ariho bakunda kunywera ahubwo ati se baba ari bo mwahuye barakwigisha imico nawe ukabona inzoga byari bimeze bite abantu mfite inshuti z'abagabo ziko abagabo tugira inshuti nyinshi hari inshuti se bari ba François so sinzi nimba kuko umuntu nganira nawe ni François inshuti yanjye uko byasa kose niba tuganira ariko sinywa inzoga mba ndi kumwe nabo tukaganira by'abagabo bisanzwe tugataha kaza mu rugo nyine nanjye nabyumvishe ndavuga ati ngomba kuba ndi kumwe n'umutware wanjye twicaye turi kuganira nkabimubazaho nkumva ko wenda yaba ari muri icyo gikundi cy'abo bantu nyine ubwo ariko ubwo utakirimo nyine ndumva ari sawa ntacyo bitwaye oya nta kibazo ntabwo njya mu inzoga bizi mva mu kazi nkabona hakiri kare nyine nkahamagara François tukajya kwiganirira uretse ko ntituba twicaye no mu kabari uretse nyine ko banywa inzoga niyo mpabasanze mfata icyo nywa cyangwa se nabo nta mafaranga mfite kubera inshuti zanjye barabaza ikintu nywa bakangurira agafanta tukicara tukaganira bisanzwe by'abagabo by'ingo zacu nuko ibintu bikarushaho kugenda neza sheri nizeye kutazanengwa rwose inzoga nta kuko abantu bamaze kujya mu nzoga ingo zabo zirapfapfana pe nkuko tuba dupanga nyine ko abana bacu bagomba kubaho bagomba kwiga abana bagomba kubona ibyo bakeneye urumva ibyo byose byaba bipfuye ramutse ugiye mu nzoga pe ndakwingenza oya ntabwo nabikora kuko dukeneye iterambere reka dukeneye iterambere ry'urugo rwacu abana bacu bakamera neza bakiga bakabona minerivare ubwishyu ku ishuri ukaboneka nta kibazo ntabwo ujya mu nzoga kugira ngo urabizi sheri rwose very much kanjye kureba ko mu gikoni bimeze sawa nyaruka sawa nyaruka rwose birashyushye yego wakoze kwibize nta kibazo uzaseriviyete hariya cyane saba akaseriviyete aho ngaho Yes, hello Jean. Muraho. Yego n'amahoro. Turabona amakuru iminsi. N'amahoro turakomeye. Namwe? Uri muri quartier se? Wansanze se handi kwa Miriam. Hano ukabari kwa Miriam. Ngwino nta kibazo, ngwino tuganireho gatoya. Uri hafi yaho? Sawa, ndimo imbere ujye mu gikari. Ntabwo ndi kuri kontwari, ndi inyuma mu gikari. Sawa urakoze.
kozibira cyane shaka wayicugushije inama kazi baje muri enjoy yakoze yewe ja uraho amahoro amakuru komere cyane komera murambe turagoranye kuri minsi murakomeye karibu murakoze cyane yego ni amahoro ebana ni amahoro biteze turaho iminsi myinshi wa ndabona usa neza myinshi umuntu usa kuba ashakisha hirya no hino mu rugo ni amahoro natwe turaho ndabibona yego mwageza hano ryari mageze mu kanya ngo amagaye inzoga ni iya mbere ntabwo ndahatinda uraho neza tumuha umwana hari agafanta gahari karahari yanzanire koka wimwera ka koka mwana yanzanire agakonje gashyushye nta kibazo nimwera koka njyewe ntabwo njya mbishobora n'iby'abantu nta kibazo umeze neza turaho ndavuze ni umugabo twahuye rimwe ko twahanye nomero kuki tutongera kubonana tukaganira kubera ko turara tutazanye ntabwo ari byo nta nubwo bari byiza ntabwo ari byiza rwose kandi tuba twegeranye buriya abantu bahuye banaturanye by'umwihariko bagomba kumenyana bakajya bagahura bakaganira nkunda kuza hano njyewe hano njye mpagera rimwe na rimwe nk'igihe nabashije kubona amafaranga nyine kugura nk'aka gafanta yego oya none ntabwo wabura mu kabari ntabwo ari byo wenda nubwo unywa fanta natwe tunywa inzoga ntabwo wahora mu kabari buri munsi ntabwo ari byo buriya nubwo unywa inzoga ndihaye umurongo sinshobora kurenza amacupa ye abiri niyo wagira uti ndayanywa ngataha ariko buriya aba ari yakiri nta byo kunywa ngo ugende gusina ntabwo aba ari byo kananya nari ndi mu rugo navaniye kanembere uyu munsi ntabwo nagiye mu kazi navaniye kanembere mba nicaye hafi mpamagaye umuvandimwe tuba tuganira twahuye cyagiye mu nzira tugenda sinzi ukuntu nibutse ko mfite nomero yawe ndakureka ngo uhamagare gusa cyo ni ukuri ubucuti ni bwiza pe cyane ubucuti ni bwiza abantu iyo baturanye burya bakaganira bungurana n'ibitekerezo bakamenyana cyane ubu nanjye mfite inshuti yanjye naho duturanye twamenyana nawe ngiri n'ahangaha rwose nawe ni inshuti nziza kandi nawe ndetse mu kanya ndaza kumuhamagara nawe aze duhurira nawe atuye haruguru y'iwanjye hariya ntuye wamuhamagaye se nanjye nkamumenya kanze muhamagare noneho uyamubwire nta kibazo aze dusange hano agomba gusuze abashe no kukumenya uyamuhamagare rwose nta kibazo twumva kumenyana abaturanyi kandi abantu barangwa no kumenyana cyane alo amakuru umeze utera se uri mu rugo nanjye ndi hano kwa Mariyamu harya kuri ya kabari hepfo nabonanye n'inshuti yanjye hano sinzi rero nimba wanyaruka ukagera amukwereka ukamusuhuza nawe akakumenya ntacyo niho turi harya kwa Mariyamu rwose harya ntuhibuka ngwino urahadusanga nta kibazo urahazi zameze uyu mugabo nawe ni inshuti yanjye ni umuturanyi kandi umuturanyi mwiza pe namumenye aho tungiriye ino tukaganira iyi nawe iyo abashije kubona amafaranga gutya turahura tukaganira tuzinywera agafanta rwose uburyo abantu baganiriye hari ibitekerezo mba mfite hari ibyo ufite n'unaryo afite biba byiza cyane cyane rwose ibitekerezo biraguka hari ibyo ndusha hari ibyo ngurusha mu buzima busanzwe niko bigenda ni byiza rwose naze tumenyane rwose iyo tumenyana maze iminsi ngwino hari kugasanga nta bantu ndamenya twaganira nk'uku duhamagarane se ntabwo ari ikibazo rero burya kandi biba bikenewe nakuba ahantu udafite umuntu muziranye muganira wakwitabaza se bari ngombwa ntabwo bari byo ntabwo bari byiza uwo niba ari hafi ntacyo aradusanga
aradusanga turaho ntabwo mwakoze uyu munsi n'amarutse ntabwo none ku cyumweru tujya dukora tuzakoresha yego nawe narutse ejo ni akazi nyine n'umutekano ari akazi nanjye mu rugo njya nibutse mu kanya bareka nembere ariko n'ubundi agiye mujye mudatinda oya ko nuvuga uti kandambura amaguru ariko ngiye gusubira mu rugo n'icyane uruhuke cyane umuntu aba anategura gahunda y'akazi cyane ibyo nibyo rwose reka zaradusanga ntacyo bitwaye maze ntabwo wigeze usoma kuko ahiye gahiye ntabwo nigeze nsomaho ari byiza byiza waragiye nubwo ugasomaho nabyo mbonye umuntu utakabonye biranshimisha kurushaho kuko nanjye mfite gahunda yo kuzireka yego ndi umurokore biragaragara umurokore ni cyiza cyane ariko ntibivuze ko umuntu ataganira n'abandi ahubwo wowe utandukanye n'abandi hari umurokore uvuga ati sinajya mu kabari sinakwicara n'umuntu w'inzoga sinagira gute si buriya bari ntabwo biba bihuriye abantu bagize icy'ingenzi ni uko uri kumwe cyangwa urusengero bakubonye ntibaguca ntibaguca bagusanze twicaranye mfite inzoga ufite fanta none se ko ndi kwinywera fanta nawe ukaba uri bavuga ati kuki wagiye gusangira n'abanywa inzoga wapi ibyo ntaho waguye ntaho bihuriye nibyo nibyo byose ni imyumvire amashuri none se muri nawe yasinziriye yaryamye izi saha kumuzibagira atarasinzira akaba yiriwe ku ishuri akaza arya yongera aryama naryama narabona papa suri papa ntarazaryari ariko se ubu papa wawe arataha mu kanya arabizi ko atajya atinda iyo yagiye mu kazi uko byasa kose nawe aya masaha arimo yuhanya arimo yihuta kugira ngo batahe batarasinzira ndaryama joro ari akantu yanyemereye ego kugoze naryama ataraza shaka mu kwamagarira ubwo mufite serivisi rero nawe mama maze iminsi wigurisha ukuntu bandi kureba hanze aha ngaha ukuntu hameze burana imibereho bari atari uwase nagiye mbona mwafite ngomba kugenda ugashaka amafaranga minerivare zanyu ziba zikenewe ko maze iminsi wajya mu nabana njyewe uba hano njyewe n'akadogo gusangira ngo twebwe tuba hano ako nizera ko bimeze neza akadogo nawe yakwitayeho ntacyo wamurenganya nta n'icyo wamubeshyera ari kugutekera neza arateka ntiwamubeshyera namubeshyera da oya we ntugahungabane mwana wanjye reka ndabakunda nabyaye mbashaka Kamanzi karame muraho komera murambe murambe amakuru ni meza muraho nawe mukomere amakuru ni meza karibu mu natwe turaho mpamagaye rero buriya nari ndi gutembera muri karitsiye nabuze icupa nari mfite urabizi ko nikundira icupa heza ahubwo noneho kuri kunywa fanta njye ninywera agafanta buriya ntabwo ubusanzwe yinywera fanta aka twebwe amibe ziba zaratuzise ariko n'ubundi byahoranye nuko nkunda agacupa agacupa kuri agasoma rwose urabizi dusanzwe nibyo ariko ndabona mwene data ari mugenzi wanjye uyu nta kibazo ni wa papa w'inshuti yanjye nandi kubwira yego ni byiza cyane ni inshuti yanjye cyane nishimiye kumenyana nawe urakoze cyane uyu nawe ni inshuti yanjye hano arimo guhamagara nyine ngo nawe muraturanye se turaturanye ahubwo twese muraho neza amakuru sibya sisi kandi ikintu bakundira karahari nyarutsa rwose kureba abandi banywa nkumva biracitse dusa buriya naho duturanye buriya nawe atuye harya haruguru y'iwanjye ho gato utambutse kuri za nzira watuye hafi y'iwawe se hariya ari ubwa mbere ndase n'abamubonye ndabona ari ubwa mbere mubonye ariko ni kwa kundi abantu baba bagendanira ngo hirya no hino ariko nanjye nca haruguru ko ntacyo twungutse ndi inshuti muri twebwe yego nitwa Rwamahe urumva turaturanye tugiye kumenyana birushijeho yego wenda Kamanzi wenda muzi musanzwemo nawe duhuye mu minsi yashize si kera nawe rero uyu munsi ni inshuro ya kabiri twahuye mu nzira twigendera gusa ariko mbona turi muri karitsiye imwe
turabazanye se turi n'aha turamenyana uyu munsi ndamuhamagaye kawe nabonye inshuti twaganira reka muhamagaye twe twiganira oya nanjye ntuye hafi aho nanjye ni muri karitsiye yego mpamaze igihe kinini wowe witwa nde njye nitwa Faransa yego Faransa nishimiye kukumenya rwose yego kuri ni by'agaciro aba ni byiza cyane ese wa musore veye ko yatinze na araza buriya umaze agenda basiriva benshi imyaka ibaye nk'ingana buriya bajya gusa 8 maze 8 yatumeze Mitsingi ahari izi ko ari 11 kuzaniye kozanye kumuzaniye tangwa Mitsingi ni Mitsingi angwa yewe wa Mitsingi tsindagiye ubushuti none wonzaniye muguranisha aya nguranira baba bafite akazi kenshi nabo batumwa n'abantu benshi bamurenganya wasanga iyo azanye ari kuyishyira undi buriya kwa neza abantu bagira akazi kenshi ndeka baca ari yewe ndabizi uzi ko muri uyu mwaka ugiye kuza 11 ndi naha muri Kigali utuye hano Gisozi turi hano ku Gisozi ariko nibyo kuko nahabusanze waje wansanga wamaze kingana iki 8 mpamaze 8 uranzi ko ari njye utuye hano igihe kinini niyo maze 5 ahubwo nyine ni bya bindi by'abantu b'i Kigali ariko hari igihe njya mu Uganda sinjya mbabona nabonaga amasura nyine ari ubwa mbere sinjye twaba gushize umuganda buri abantu baramenya nta bakabona warabonye icupa narageza nka ese icupa ni ngombwa kuko utajya mu Uganda nkajya kwirirwa njya muri iyo miganda rero babaye icupa ese icupa ni ngombwa kuri buri munsi nubwo turimo ariko si ngombwa buri munsi ubwo rero njye buriya umuganda muheruka kera nyiri iyo ngiyo mu cyaro kuva nagera i Kigali nabaye inshuti n'akabari oya byeri ni ukuzinywa ariko no kujya kugana ni ngombwa umenyana n'abantu kandi n'abavandimwe nkumva ni byiza ariko mbonye amasura nyine ari ubwa mbere ntabwo ari nyazi rwose ariko ni amahoro yego ciyazi neza harya no kuri fanta hano bafata baragowe nuko nibyo nabaze mubwira ariko n'amahitamo buriya nabyo amahitamo y'umuntu njya numva ngo abantu bafata gusa mu buriri ngo wapira ahubwo niba afite agatege uri umugore yabo iki cyaba cyaramubabaje ubona igitangaza egana n'umugore wawe hari akantu kiyongera mu mubiri kava muri aka kantu rero ibyo bintu by'isukari agenda ukajya harya no kunywa agakomara nibyo twishyiramo akenshi ariko burya imyaka 8 imyaka 5 imyaka 9 abantu bataziranye batajya mu ntabwo ari byo burya nabyo ariko burya kubera akazi tuba dukora hirya no hino harya kora iki wowe niba nta kibazo jewe ndi umushoferi ubona buri kimwe nanjye niko kazi nikora akazi k'umufundi umufundi wazubatse engineer yabone haruguru zose muri karitsiye etaje hirya yo mbona tuzuye mwaza batari inkunga izuzu uzabagira inama atuzuye neza ntabwo ari byiza biteza n'umwanda n'ibiki byose umukiriya hari ukuntu amafaranga ari kugenda ntabwo ari byo imyaka ingahe uragomagaye nta kibazo alo oui alo mbwira ndumva ariko byiza kuganira abantu bagahura umeze neza navuye aho ngaho ntameze neza meze neza nta kibazo ubwo hari abandi bagabo tuba turi kumwe turi kwinywera kamwe ndeka kandi umugore umamagaye ndi umwana ntabwo yabwira umugore byaje kuraza kumva nawe ubundi nta kibazo kumenya bari bampamagaye mwihanganire ndaguhamagaye nabakorera si umugore wamusigiye ni abagore cyangwa n'umugore ni umugore umugore yarampamagaye ambaza ngo ndi hehe ngo umeze ute umugore wawe ushaka ubu isaha imwe mvuye mu rugo yaba ambaza niba urakubwira kuri sikumubwiye nabi igitangaza si kumubwiye nabi none se ubu ari we yaba kubaza iki ubu si igihe nagereye aha ko ntawe barahamagara umuntu mubana ko kubaza yumva ari igitangaza ntacyo bitwaye gusa kubaza uwo mwana wagiye kuvoma se
ntabwo uri umwana ariko ni umugore wawe niba ari wowe waguhamagaye kuko utubwira ubundi ngenganira nawe turi mu rugo iyo nasohotse ubwo ngubwo ariko kukubaza se uri aba agomba kuguha abaza umugabo we ibyo ni iby'abana reka tubireke twibura oya ntabwo twinjira mu rugo rwawe ariko turabagabo twese turubatse si ibintu ari byiza ubwo mushatse kunyigisha uko zubakwa oya tubabarire tuganira turi kumwe tuganira dukomeze twiganire ahubwo ariko buri mugore urabizi yuko njye menyereye ibintu by'akabari nizereye kuko mumpamagaye ngo nze dusangire n'ubundi ari intangiriro si byo se ubu nabonye inshuti noneho tunywa icupa rimwe wowe rwose n'ubundi waranzengera uzi gusangira n'umuntu wafata icya mbere cyo ntimushobora guhera saa 10 ngo muzageze wenda nka saa 4 z'ijoro yaba wigize umuntu yaba ari gukora turanakesha nanjye uyinywa ntujye ngo saa 4 burya napfa kuhageza kereka ndi mu birori bakabukwe ariko mu kabari gasabwa akabari nk'aha sinshobora kugeza saa 4 z'ijoro ndi mu kabari ndumva mukira abana mu gakino tuzaganira hari bihagije wenda kugira ngo mwumve neza ikiza kiko oya ntacyo twara kuganira ntabwo twatwinje mu buzima bwawe ariko oya ntacyo bitwaye umugore yariye bari none se rero wanjye araguhamagaye naraguhamagaye hello papa Kevin uri hehe nta kibazo nuko nyine abana banze kuryama batarakuvuga bose baracyicaye usibye kamwe kari gusinzira ngo bajyane kuryama ariko nabwo mu buriri kari kugenda kigaragura urumva ntigatuje ati nta kibazo banguka kandi twanze no kurya mashowe ngo hari surprise umufitiye yaze gusinzira atakubonye ubwo rero niba uzugaza kuza kugira mu rugo ntabizanye kuko intambara nyine ziri bube yego ngaho ihute dore nanjye ndananiwe ndashaka gusinzira uya ndaje ahubwo wariye se nta kibazo cyabaye wowe ndaje nta kibazo reka nze ntacyo nyihanganira negeze iminota mike cyane ishoboka ndaje rwose urakoze cyane bari mu ryamata ntahageze niko kubwiza ariko nibyo ntabwo nyine kubera ko azi kunze none oya kubera ko azi ko aragutegereza cyane nakunda gutaha ntinze arabona amasaha agiye akavuga ati sibyanze umwana wagiye gukina n'abandi bana ategereje oya ariko nako avuga gutyo nibwo icupa ryari rigiye kuryoha ubu ugiye kumara ukawihita ugenda se wagira ngo uzi harya bajya bavuga ngo iyo bakoze ku ngutiya ibyo ni imyumvire bamwe ntabwo baba ari abantu bumvira wanjye iyo yayikozeho wasanga nanjye ndi usanga bakoze ku ikobo ntibihure ubwo niho bari kuganira n'abagabo ariko ubwo muhamagaye urabizi ko iyo uvuze ngo nazi abantu ukuntu bari mu nzira nawe nanjye nkubwira rero ejo mu biro ndakubwira ni amasengeri yo kwambaramo imbere mu ishati z'ishuri wenda uzangurire nk'atatu nose yamene naguze byagiye yagiye acikaho ukuntu nyine kandi nabona kongera kwambara iby'amasengeri yacitse ibyo ntabwo nari mbizi gusa nyine ndaza kureba ukuntu bikemura reka marekere ngende ubu uragiye ndagiye reka marekere ngende ntacyo nishimiye kukubona ubwo ibindi naho kuri telefone nta kibazo ubu bino twishyura nta kibazo sawa murakoze fa sawa amahoro gasoze yewe urakoze namwe niko uriya mugabo muziranye kuva ryari se burageze ngo tumenye nta kimwe kirarangira tumenye yewe wakuze uko mwabibanye n'akamitsingi kanjye ni akamwe wisomera gusa urabona ko ari umugabo mwiza ariko yubaha umugore we ntabwo ari ukumwubaha buriya bakoze ku nguti oya mubwije ukuri nta mugore wahora
Cyerekana ningeze igihe cyo gutaha urabizi. Ntabwo nava ku icupa pe. Ndireba hano. None we do ryari ryayo ko agiye kwishyura yaritwara. Ariko abagabo barabwiye. ariko numva bwiza Yego. Ubu nawe uraje ugende se. ahubwo kugira vuba ngo Iyi ndayimaramo twaka indi. hano amasaha ataba yagiye Asha uranywesha inzoga ku mbaraga. Wahise ndabona nkayimara. ntari bukugereze mbigendera Nawe se madamu araguhamagara. ndahagusiga nyine Oya reka tujyane. ngwino tugende Ariko tutarijyane. reka Shora mpemukira ariko. ntabwo ngo mbice tujye tugira ngo bakore n'abandi